kwa gatanu tukinnye kwa gatanu watsinze match ukajya ku mwanya wa mbere karibyo byatumye ikipe ya Rayon Sport itangira igenda gake Berase Gorespo ubwe intsinzi arize nukuvuga ngo ikibazo cyatubayeho gikomeye twebwe twagiye gukina n'ubundi turi ku mwanya wa mbere turaharanira iki ko n'ubundi turi ku mwanya wa mbere twabuze umuntu n'umushobora kuza ngo abyige udukuro byibuze rimwe aho niho hantu twe twarateguye umupango wacu ari ahantu utari muragera nko ku mugoroba twifuzaga ko APR itsinda igatsinda mu nzira iyo ari yo yose kugira ngo twapurayinge systeme nshya Robert yagiye kwiga mu kwezi kwa mbere hari ibintu akibitse mu bubiko yabuze uko akoresha bizagenda bite ariko se wambaye jezi ya Abedi kuki wahisemo kwambara Abedi yatsinze igitego kibe cya mbere muri champion twamuguza amafaranga make yasinye amezi 6 gusa arabura igitego kimwe mwanganye n'umwataka wa miliyoni 8 mwataka miliyoni uri gukabya cyane oya mwataka nta mwataka uri mu Rwanda ufite waguzwe miliyoni 160 uwo ni umukinnyi uhembwa ibihumbi 8 ku mugoroba namuhaye na prime ubwo ku mafaranga ahembwa hiyongereho n'ibihumbi 25 narayimuhaye ariko se muvuge ninde Watara ibitego byo muri open play umwataka wa miliyoni 160 uhembwa ibihumbi 8 aranganya ibitego n'umukino Salama pa play afashe ifutari bana icyo narindi kuvuga muri open play aranganya ibitego n'uwo mwataka w'amafaranga na gutyo uwo mwataka afite igitego kimwe cya penalty ikindi cyo muri open play Abedi rero yatangiye urugamba rwo kubakombina bose bari abataka bashya baje muri championnat muri kwezi kwa mbere hanyuma akabakora akabavana mu wasiringira ngo equipe ya Sport ivuye ku manota 2 ikinyuranyo hagiyemo amanota 4 bisobanuye iki championnat yacu iratangiye iyi ni intangiriro y'andi manota azajyamo Maratenda ko yarenga ndetse akare aracyari make ubishingira ku kirere kwatanze amahirwe inshuri imwe sari kwatanze amahirwe birenze rimwe tukajya tubwira abantu ngo mwaje mukatwegera shwi nkejo twe twararetse ngo hasigaremo amanota 2 kugira ngo byibuza rimwe bazipasa umwanya wa mbere turi muri championnat nkeya dutangira umwaka w'imikino narabibabwiye ngo Rayon Sport ntabwo iri ku rwego rwo gukina champion ariko mukanga kubyumva ni izihe champion kuri izi ngizi zose muzi z'Iburayi aho ikipe yafashe umwanya wa mbere mu kwezi kwa 11 bikaba bigeze muri uku kwezi kwa 3 kiri ku mwanya wa mbere bizingana biragoranye ni nkeya abenshi bagiye bawufata mu kwa 12 abandi bawufashe mu kwezi kwa mbere abandi bari kugenda bosimburana Garisera yo maza hafu meza 3 n'igice mu kwezi kwa 3 kumwaka ushizira utakaza icyo mvuga ni iki rero Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere kuva mu kwezi kwa 11 tugeze mu kwezi kwa 3 kiri ku mwanya wa mbere dufite gahunda ko kuva mu kwezi kwa 4 twararindiriye tubona nta muntu uri kudukurikira tugiye kwakserera none tugiye gufungura turbo ya engine ariko APR nayo irimo irakaza cyane ngo mu kwezi kwa 4 ngiragarukanye imbaraga hatari ngo nubwo bitagenze neza ngo ayo manota igiye kuyakuramo nkuko mwize kuyakuramo cyera mwebwe hari ibintu udashobora kwigukuza ikinyabupfura igifaransa gutangaza nka wasiri ibintu udashobora kwigukuza none ubwo ni ingabire ivukanwa Kanizuza aravuga ko APR yanagura ikosa rikomeye dora tuganira buri munsi ariko usize impamvu ayo magambo utajya uyafata ngo yagarure buri munsi ikosa APR yakoze ni ugutuma ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2024 Rayon Sport yicara ku mwanya wa mbere iryo ni ryo kosa irinde tumiri ku mwanya wa kabiri nyine yigumishe ku mwanya wa kabiri ari higuma iyo utumye ifata umwanya wa mbere ntiwuvaho iyo yakoze amateka yo kuvana umuntu ku mwanya wa mbere kagene gatwara igikombe sezo duheruka gutwaramo igikombe nuko byagenze ariko bari bavuze ko mwicaye mu bintu bitari ibyanyu yego ariko utekereze ko ababivuze ubu ngubu none batagifite n'ubushobozi bwo gukandagira mu kibuga ariko sirasigaye imikino 9 imikino yacyari myinshi umureba ko igikombe cyagiye hakiri imikino 9 ni myinshi nibyo ariko n'abareyo ni benshi n'amafaranga bafite ni menshi none so asiri ejo twabonye itanga akanyenyeri kwa kinywa kipe ya APRS abareyo urabarebera ijisho ryiza cyangwa abareyo baba yafite ubuse natanga amafaranga ahantu hari forum ufite menshi
ubu natanga amafaranga ahantu hari Rwagacondo dore za pe ntabakiri ufite ntaza amafaranga ahantu hari Gospel nagasuzuguro ahubwo kuri AS Kigali idafite abo bantu ngarukanya amafaranga ikandire nayo rwose babe nk'abandi bana AS Kigali idafite abo bantu kabisa sigaye ngendana amafaranga oya nibyo rwose kuri AS Kigali amafaranga Haruna nayo yagufasha idafite Prosper ikaba idafite Muvunyi ikaba idafite Gacinya ikaba idafite amubonye muze mufuci namuye cyane wamubonye mu ikote tangira tangaza bahereza abantu prime ubusanzwe prime ahantu muze ingufari nimukandushe twagiye kuri prime kwa AS Kigali ndaje ngenda ngufasha ntabwo mfasha ninjye yatanga ndi na accountant kabisa wasiri hano agiye gutanga prime 10 na bitanu ayo nayande Akayezu na Mosco Haruna muri cyami 15 nayande Kanuma Pascal umunyezamu yampaye nkubana kumuhaye bitanu kumuhaye bitanu mwana kumaye bitanu ndashaka kureba ya okwi kabisa Eliasa rucogoza 20 ven okwi arabona ngahe ufite impungenge 10 10 nayande Prince Rudasingwa atatu mwana w'iki cyane kujya mu basimura kumuhaye 10 no kuri bench utangiye guhemba amayi nka Fabregas umutoza Shabani Shabani maye bitanu ariko oya umutoza wa process ninjuri gutanga uyu ni wari gutanga ninjuri gutanga amafaranga ariko nako tuma turakubaza ndi umukire mushya wa AS uyu ni umukire umukire wa AS Kigali Fabrice Wakeli ubu njyewe ndi umuntu wunganira Fabrice aruna na okwi barabona ngahe muhana gukwe baba mzazi akwamuka undi mtema wasoka okwi na haruna banzu bari ndaje umunota umwe tuyahende nsigaranye make okwi na hari okwi hari Chabara hari Haruna Chabara ntabwo yakina hari Haruna umuntu wakina Haruna. nibagiwe baba hari muzazi wahoze ari kapiteni w'ikipe ya AS Kigali nibagiwe iyo abivuze oze ariko aya mafaranga yose n'ubundi nkahita nyahereza kapiteni wabo Haruna Niyonzima akayabasaranganya akayabaha cyangwa aze kubagenera yashaka ubu prime ashobora no yose yose iyi ni prime y'ibihumbi 150 nari nabageneye 150 munyemerere rero ngiye kubaha amafaranga y'abo bakinnyi ba AS Kigali Fabrice Wakeli ariko banza utangariza apeli nta kintu cyo kwibwira ubu ngubu ngewe ndi ku mwanya wa mbere nzajya niganiriza waya amafaranga menshi hari ikintu kimwe nshaka kubabwira inshuti zanjye ndi gushishikariza n'andi makipe kugira ngo abayivugira bajye banabishyura hari abo tudaheruka kubona bakennye urugero bashoya yabo yose bagurisha imirima y'iwabo ngo bazi bavugira amakipe urugero tangaza naga hanze bagurisha amazu y'iwabo tangiye gukomera yose yarashize ndisanga ngomba gutangaza njyenyine ndisanga ngomba kuvugira ikipe njyenyine baje mu bintu badashoboye abantu mwazanye ariko tukiri kwa ngaho watangiye kuvugira ikipe mwatangiranye umucyo watangiye kuvugira ikipe nsigaye mfite inshingano zo kuyivugira watangiye kuvugira ikipe nsigaye mfite inshingano zo arazifite kuyivugira ubu uri umuvugizi wa Rayon oya ibyo bintu afite byumve neza inshingano zo kuvugira mfite ikipe inshingano zo kuyivugira njye ndi umunwa w'ikipe ibindi bisigaye byo by'umuvugizi byo bifite abandi babikora njye ndi umunwa w'ikipe